So ladies and gentlemen, turi kumwe noneho hano n'umusore bita ose n'umusore anabona agasa nk'abasore ariko nanone ntago ari umusore. Nyikinjira mu muryango wa Chaplain Sand, mbona ni umuryango mwiza nanjye mwisangamo, turakorana ibintu nisanzemo bijyanye no kuba twakina filime n'ibindi nkabyo ndabikunda, bituma nkomezanya nabo. Yes nkuko twavuze rero ya surprise, ndabona abajene beza cyane ewana inkumi nziza cyane, ndabona umujene kabisa ahangaha aho kuntu noneho yageze suna bigaragara yuko ashobora kuba afite gahunda kabisa. Bro bimeze bite se? Nari naragusuza neza ariko ngo bimeze bite? Okay, murakoze rero nkuko bisanzwe iteka, this your holy boy Veve Castillo aka Badman forever and ever. Tubakore surprise tubazanira noneho abakinnyi bagiye batandukanye ba Chaplain Sand Cinema Comedy. Mu by'umwihariko dushaka kubabaza uburyo bazamutse n'ukuntu ibihangano byabo bikomeje mbese bikomeje gutuma abantu benshi cyane bavuga byinshi cyane kubwiyi company. Ariko nagira ngo muri makeya mutangiye mwibwira nk'abantu, kubasuhuza, kubabwira amazina yanyu n'ukuntu n'icyabateye kuba mwakwinjira muri iyi Chaplain Sand Comedy Cinema nk'abantu turimo turazamura comedy nyarwanda muri rusange. Murakoze. Duhere kuri wowe. Murakoze. Amazina yanjye ni Fisto n'undi nk'ibisanzwe. Wow. That's good. Bijyanye no Chaplain Sand. Talk whatever you want, man. It's okay, it's fine. That's good, man. Warumbajije ngo ukisubundi utamaje. Urakoze cyane na Fisto, nari nkubajije uti yes. Ese ikintu cyaguteye kwinjira muri Chaplain Sand as actor, nk'umwacteur ukavuga ati ngewe I'm like a main principal actor, so who should just show the popularity or majority of the people who are just looking us, who are just watching our products, reka mvuge gutyo sibyo. So ese nk'uyo tujye guproducinga n'urugero nk'ibihangano byacu tukavuga ati Chaplain Sand Cinema Comedy igeze ku rwego runuru, ese niki cyagushamaje cyangwa niki cyaguteye no kwinjira muri Chaplain Sand Cinema Comedy kugeza kano kanya aho abanyarwanda bose batangiye kuvuga ati mufite ibihangano byiza biri ku isonga? Bimeze bite? Tubwiye muri makeya just wirekure nta kibazo ubwira abanyarwanda. Ndabizi bishobora kuba bigutunguye kuko ndabizi it's a big surprise, but please stay in touch, right? Murakoze. Ariko uyu muryango buryo kina wisanzemo, wenda simbitindeho cyane, nawisanzemo ni ibintu naje nkunda nyine, bisaba ko muhura n'aba babirimo nanjye mbyisangamo ko nyikinjira mu muryango wa Chaplain Sand, mbona ni umuryango mwiza nanjye mwisangamo, turakorana ibintu nisanzemo bijyanye no kuba twakina filime n'ibindi nkabyo ndabikunda, bituma nkomezanya nabo. Ok, murakoze. Merci parlement pour ceux qui nous suivent maintenant. Ok, tuhagarutse nanone. None rero nkuko nari ndimo ndabibabwira nyine, this your whole boy Vegas from KGL City, Veve Castillo, Badman forever and ever. Yes. Nagira ngo nanone nongere nkubaze, se buriya ubona nk'abanyarwanda ubasaba iki kugira ngo nkawe babe bakuzamura, muzamurane cyangwa bazamure Chaplain Sand Cinema Comedy? Ubona bimeze bite? Se hari ikintu basaba? Bimeze gute bitewe naho n'urwego mugezo? Bimeze bite? Nk'ikintu nsaba abanyarwanda cyo batangiye no kugikora mbere yuko tukibasaba, ni ukudukurikira ngakunda ibihangano byacu. Ikindi gukora bakora subscribe, baraduhererekanya hagati y'abanyarwanda nk'abo. Abanyarwanda n'ibintu bigaragara ibintu byacu babikurikiye mbere yuko n'aka kanya mba nabibasaba,
kuko ubwabo hagati yabo barabihererekanya kuko twe turabibona subscribe zazamuka umunsi ku wundi comment n'ibindi nkabyo turabibona ya ikintu bashimira ahubwo aho bagereje turabashimira kandi ikindi bakomeza no kudukurikira subscribe zicikana kabisa kuko barabikora cyane cyane turabikora bikomeye cyane murakoze cyane rero this your holy boy Vegas Veve Castillo aka Batman forever and ever nkuko twabibabwiraga rero uyu ari umusore wanyu Fisto akaba ari umwe mu ba actor ba Chaplin Sons Cinema Comedy. Dukomeje rero kujya ku isonga no kuzamura komedi nyarwanda cyangwa se mo kimwe ibyo bita udusetso cyangwa gusetsa abana b'u Rwanda muri rusange. So ladies and gentlemen, turi kumwe noneho hano n'umusore bita so n'umusore nabona gasa nk'abasore ariko nanone ntago ari umusore bamwita nde? Wow, murakoze nitwera dukunda Aliette. Yego. Nanjye nkaba ndi umumember wa Chaplin Sons. Ariko Aliette ndimo ndabona utameze nk'uwishimye sinzi ikibazo cyavutse uyu munsi se bimeze bite? Please try to be humble, right? Kuko I think abantu bose barimo barakureba nko okay according to the way you have been just praying so cyangwa ukuntu waru actingaga cyangwa ukuntu wajyaga ukina wereka abantu ukuntu ukina uri sharp. So ndimo ndabona bya change so you change totally the way you behave. Please try to correct. Oya umva Icyo nabivuga nuko ngiye yego ngatubwire neza yego ndishimye ikindi kandi nta kibazo mfite yego kuba turi muri Chaplin Sons ukuvuga ngo turabakinnyi gusa yego ahubwo turi n'umuryango yego okay urakoze cyane mushiki wacu. So ese ubona aho Chaplin Sons Cinema Comedy aho igeze ahangaha ni nk'iki wasaba abanyarwanda muri rusange barimo baratureba kano kanya cyane cyane ko ibihangano byacu cyangwa se bya Chaplin Sons as a family aho bigeze ko bigeze ahantu hashimishe ni nk'iki we wasaba kugira ngo bigende neza muri make? Nanjye icyo nabasaba n'ubundi ndunga murya mugenzi wanjye yavuze ni ukudukurikirana bagakora share like na comment ikindi ndetse bagakora na subscribe. Yego. Ni inshuti zacu turabakunda cyane. Okay. Thank you very much for all ones who are just watching us as a Chaplin Sons Cinema Comedy. Tukaba noneho tugeze aho bavuga ati mutere comment cyangwa se mu sharing mukore shares and subscribe. So none tukaba dufite undi muje nangaha ewa noneho nimba mwita nde simbizi nababwiye ngo uyu munsi ni surprise. It's a big surprise. N'uburyohe nabibabwiye ariko okay, this your holy boy Veve Castillo aka Batman forever and ever. Reka noneho turebe uyu musore noneho wacu nawe ngo ni umwactor umwe mu ba principal cyane kandi ba main principals bashobora kuba bagize Chaplin Sons Cinema Comedy muri kino gihugu cy'u Rwanda. So nagira ngo noneho atangiye nabibwira uko bimeze ndabizi biramutunguye ariko yihangane kabisa. Murakoze nitwa Ntambara Jean Dodier aka Chaplin Sons. Chaplin Sons ndayikunda niyo mpamvu mu mazina yanjye abiri niswe n'ababyeyi nanjye namajije kugera mu muryango. Uwo muryango ndawishimira ndawukunda ni umuryango ufite aho narindi naho ungejeje uyu munsi. Ni nayo mpamvu nahisemo kongeraho indi nickname nkiyita Chaplin Sons.